Before you start English, it is important to understand that people do not have the same proficient level. Mbere yuko icyongereza ugomba kumenya ko abantu badafite levels zingana z'icyongereza. Learning English is a journey, so people move through different stages while striving for a higher level. Uko abantu biga bagenda bashaka kugera kuri level yisumbuyeho, baba bafite nyine level zitandukanye. Niyo mpamvu hano uyu munsi dufite icyo mubona cyitwa English Proficient Levels. Levels zo mu cyongereza. Ni iyihe level urimo? Nawe nshaka kuza ko uza kumva ngo ni iyihe level ndimo. Mbere yuko nkora ino video narebye mu comments muri kuvuga nabo tuvugana kuri telefone ko muhamu tubwira se ngo abatangizi ngo intermediate ngo advanced, ubundi namenya ngo ndi mu yihe level. Niyo mpamvu naje mbakora ino video kugira ngo mbereke A1, A2, B1, B2 na C1. English Proficient is divided into main 6 levels. Ubundi gabanyijemo levels esheshatu, muri kubona hano hari eshanu. Ya gatandatu ndaza kwibwira abantu bari busoze video, ariko ntago ari level yo kwiga. Level ya gatandatu ntago ari level umuntu twavanga umuntu ariga. Abantu biga muri levels eshanu. Ngomba rero kuza kubabwira ngo muri A1 ubuzi biki ndetse ubukeneye iki kugira ngo ujye muri A2. Abantu rero mutazi levels zanyu, iki nicyo gihe. Izi levels zose A1, A2, B1, B2 ndetse na C1 turazifite muri Rugwiro Languages. Dufite classes eshanu zose. Igihe wabonekera icyo ari cyo cyose kuko twigisha kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, tukaba dufite na weekend program. Twigisha mu buryo bwa online kuko ntago bigusaba kuva mu rugo ngo ujye kwiga physically, ntago watandinga class physically. Mu buryo bwa online bigusaba telefone cyangwa se laptop, ukaba ufite na network. Duca amafaranga makeya aho waba uri hose ku isi, twandikire dutangire twigane. Rero A1, A2, B1, B2 and C1 abambere batangiye kwibaza ngo mu bintu mujya muvuga mu yandi ma video ko tutari twumva ngo A1, A2, B1, B2 ndetse na C1. Niyo mpamvu ngiye kubabwira icyo zino zose zivuze mu byo tujya tuvuga. A1 ni yandi dukunda kwita beginners. Iyo turi kuvuga tuyita beginners. Aba ni abatangizi, beginners. Dushobora kugiramo aba beginners full nabo twita aba pre-beginner, bose ba muri beginners. A1. Noneho tukagiramo na A2. A2 tuyita elementary. Bivuze ngo duhera hano beginners, elementary. Ndaje mbasobanurire n'iki kiba muri beginners. Umuntu amenye ute ko ari umutangizi, yamenye ute ko ari umu elementary, ndabisobanura neza. Then B1 ni ba bandi twita intermediate. Intermediate. Abantu hafi ya mwese abenshi muri intermediate baramguessing, I don't know, I'm certain, ntago mbizi neza, ariko intermediate niho abantu benshi baba bari, ndetse ni nacyo kigero cyiza abantu baba barimo cyo kwiga. Noneho tukagira B2. B2 bivuze upper intermediate. Hakaba rero na C1. C1 ni yandi mwese mufite indoto zo kugiramo yitwa advanced. Ariko nyuma advanced hari indi level imwe. Ndaza kuvuga mu kanya. Umuntu warenze advanced aba ari muri iyo level. Abenshi mu bantu bakoresha ururimi neza batarabene rurimi niho baba bari. Izi rero ni ama classes nkuko nabyita, kuko natanye mvuga ngo iyo ushaka kwiga ururimi uranza ukamenya ngo ni iyihe level, kuko natwe muri Rugwiro Languages iyo tugiye kwigisha turanza tukamenya ngo muri beginners, uri mu beginners, uri mu elementary, intermediate. Test tugukoresha nyine tuba turi kureba se ibyo muri beginners urabizi. Twasanga ubizi, okay, wasanga uri mu elementary cyangwa se uri muri B1. Beginners, abatangizi, ba bantu mutigeze mumenya icyongereza, mushobora kuvuga icyo muba mukora ni introduction. Umu beginner abakora introduction, self introduction. Nubwo aba yivuga ariko aba yivuga nabi. Ndashobora kuvuga kuri place ahatuye, akavuga kuri sex, age, imyaka se n'ibindi. Mu bijyanye no kuvuga uno muntu ntago abavuga pe, ntago mu beginner abazi kuvuga. Cyo koze ikintu aba ashobora kuvuga ni ukugerageza icyo twita memorized instructions. Mujya gutanga wenda ari kubwira umuntu ni ibintu yaba yamemorije nyine yarafashe mu mutwe,
yarumvisha ahandi cyangwa se nawe babimubwira akabyumva. Ushobora kuvuga ngo stand up kuko nabyumvisha ahantu, come over here kuko nabyo nabyumvisha ahandi, ariko ubundi ntago aba abizi. Ni ibintu nyine aba yarafashe mu mutwe. Then ikindi umubigina mu bijyanye no kumva, umubigina yumva gahoro bishoboka, umubigina yumva gahoro gashoboka. This person listens slowly. Ntabwo nyine aba yumva icyongereza iyo babivuze, noneho ugiye kuvuga wihuta bwo biba bimugoye cyane. Muri make umubigina ni wa muntu wumva nyine atazi icyongereza. Aba bantu nababwiye ko muri A1 muri beginners dushobora kujyamo abo twita pre-beginner. Ni wa muntu noneho niba batabizi, ariko bose tubafata muri level yitwa beginners. Ugasanga ntago yanakwivuga ngo my name is, ugasanga ntago yavuga byandi ngo come over here, stand up, sit down, ndetse no kumva nyine bikaba bidashoboka. Uwo niwe twita pre-beginner, ariko bose tubafata muri beginners. Then level ya kabiri niyo twita A2. Muri A2 ugomba kubuza iki? Umuntu wo muri A2 afite ahatandukaniye na beginners. Aba beginners twabonye ibyo bashoboye, ariko umuntu wo muri elementary noneho we aba ashobora kwivuga neza ndetse akavuga n'ibyo bita daily routines. Niba ushobora kuvuga ukuntu umunsi wawe wagenze, ushobora kuba uri muri elementary, niba nta bindi uzi biri muri levels turaza kureba. Daily routines ni kwa kundi uvuga ngo n'umuntu akenshi abazi verb to be kuyikoresha neza, abazi nyine gukoresha amaverb muri present simple. Akavuga mbyuka iki gihe se, saa 8 njya gukora iki, muri lunch, nijoro nkafata dinner n'ibindi. Mu elementary abashobora kuzivugaho. Ikindi umuntu ashobora kujya muri restaurant, mu cyongereza cye gikeya gikayakaya, akaodaringa nk'ibiryo, order food in the restaurant, order food. Ashobora kubaza icyerekezo se, cyangwa kwa buri muhanda umuntu aba yayobye, ask for direction. Na simple conversations, ndetse n'utuganiro nyine turi simple, twa tundi bavuga dutoya abantu batihuta, uno mu elementary ashobora kubikora. None se wajya muri restaurant ukaka ibiryo, wabaza icyerekezo ukoresheje icyongereza, tuvuye kuri mu gihugu cy'aba native speakers, abantu bakoresha ururimi banaruvukiyemo. Niba bino bintu wabikora uri mu elementary. Yego, uyu ni mu elementary. Ibi bintu ndi kuvuga ashobora no kubyandika, ashobora gufata urupapuro akabyandikaho akabibaza, ariko n'ubundi still ibyayindi abagikoresha za grammar twavuzeho, present simple, past akageragezaho gakeya, na future za 3 main tenses, ariko ibindi bijya kwisumburaho ntabwo aba bishoboye. Uwo rero niwe muntu twita mu elementary. Tukagira rero n'uwo bita B1. B1 hano we have to pay attention. Navuze ko abantu benshi ariho muri, ariko nubwo abenshi ariho muri, mbivugira mu buryo muvugamo icyongereza. Tugiye mu buryo bwa grammar, ajya muri grammar in deep, nabona ko mutari intermediate, ahubwo mushobora kuba mukiri beginners cyangwa se muri elementary, kuko akenshi muvuga amakosa menshi atari ayo muri intermediate. Ubwo ni kuvugira ku bantu batari biga. Mu tuvuga intermediate, usanga abantu benshi ariho bari natwe mu classes tugira benshi abari aba intermediate. Yego, intermediate uno muntu ibaze ko atera stories, no muntu ashobora gutera stories, jokes, agakoresha na grammar structures zijya gukomeramo, nubwo ashobora no kuzikoresha atabizi, cyangwa se agakoramo amakosa menshi. Akoresha grammar structures zijya gukomeramo nka za passive voice ariko zoroshye, ndetse na retelling cyangwa se icyo twita speech. Retelling ubwo bivuze kuvuga gusubiramo ibyo undi muntu yavuze, retelling. Uno muntu wo muri intermediate nawe ashobora kubigerageza. Ikindi umuntu wo muri intermediate ashobora gukora ni express opinions. Gutanga igitekerezo cyawe, abantu bari kuganira nawe ugatanga ibitekerezo byawe. Rero umu intermediate nushobora gutanga ibitekerezo byawe, wakoresha zino serious grammar structures nubwo wazikoresha nabi, ndetse ukavutera na story mu cyongereza. Ibyo bintu ni nako ushobora kubyumva mu gihe bitari kuvugwa byihuse cyane, ubwo uba muri intermediate. Niba abantu uba muhura kumva kuvuga icyongereza ariko aracyafite amakosa menshi cyane. Ubundi intermediate na upper intermediate, ibi nibyo byiciro byiza umuntu abagezemo yiga. Urumva mu beginners biba bikimugoye, mu elementary, ariko uyu aba yaratangiye kumenya ibintu. Urumva rero nicyo gihe cye cyo gupushinga
agakora cyane. Nawe uri muri intermediate, this is your time. Iki nicyo gihe cyawe. Upper intermediate. Intermediate, upper intermediate. Urumva ni nka levels ebyiri zegeranye, bivuze ngo ibintu bya hano n'umuntu agomba kuba bikora neza. Niyo twavuze ngo passive voice na retelling, uno muri upper intermediate agomba kuba avuga ibintu muri passive voice n'izindi grammar structures ziko zikomeyemo nka za speech, za conditional clauses, as a craft sentences n'izindi. Ubwo tuvuze passive voice abagomba kuvuga igikorwa se yavuze wagikoze cyangwa se cyakorewe kandi akabishobora mu cyongereza bivuga neza. Ni upper intermediate. Abagifite udukoso no muntu nawe wo muri upper intermediate, ariko ntago ari menshi nk'izi levels zindi twabonye. Umuntu wo muri upper intermediate abashobora gukora za debate kandi akazikora neza, ndetse akanakora negotiation cyangwa se negotiate. Bivuze ngo no muntu ntago nyine yuvuze ikintu mu negotiate ajya no ku isoko mu negociaho. Ubwo natuvuze debate na negotiation harimo na presentations. Uno muntu uri upper intermediate ashobora gukora presentation nziza. Rero niba ushobora gukoresha za passive voice neza, speech, conditional clauses, craft sentences, debate, negotiation, discussions n'ibindi, kandi ukabikora neza, uri mu B2 cyangwa se upper intermediate. Abantu benshi mufite indoto zo kuba muri advanced. Ubundi umuntu muri advanced abazi iki? Niba wiyita mu advanced uzi iki? N'ubuntu utabizi ntabwo uri mu advanced, ushaka indi level urimo hano hejuru. Umuntu muri advanced, uno muntu abavuga neza. This person speaks naturally. No muntu ntago abagitego. N'uwumva uri advanced student cyangwa se advanced speaker, make sure you speak naturally. Nizere kuvuga udategwa kandi uvuga neza nyine. Ego ikosa rishobora kukwisobwa kuko nanjye rimbaho n'undi wari wese, even native speakers, ariko nizere ko uvuga neza. Ikindi iyo tuvuze ngo umuntu ni advanced, this person can explain abstract ideas. Ubwo iyo tuvuze ngo can explain abstract ideas, ubundi iyo tuvuze abstract tuba dushatse kuvuga ikintu kiri complicated mu bintu bijyanye n'ururimi, ariko ubundi mu buzima busanzwe abstract ni ikintu kitaboneka utanafata. Okay, bivuze ngo explain abstract ideas, nkubajije ibintu biri muri hypothetical situation, you make sure that you explain the nkubwira imagination, if you were this one what would you change. This example, ikintu kiri muri hypothetical situation nizere ko waki explain ukagisobanura neza kandi ugatuma abantu babyumva nubwo nyine ari abstract. Niyo mpamvu twita umuntu advanced. Kandi you can listen to fast conversations. Niba ujya wumva nk'amakuru cyangwa se ukareba nka movie, uba wumva ibintu bari kuvuga. Nicyo tuba tuvuze iyo tuvuze ngo listen to fast conversations, cyane cyane ku bantu nyine muri mu kigero kimwe ba advanced, kuko n'ubundi aba ngaba hano akenshi ntago bavuga fast. Abantu muri advanced, abantu bari fluent ndetse n'abandi speakers nibo bantu bakoresha fast conversations, nyine kuko bazi ururimi bavuga bihuta. Iyo abantu babise bari kuganira kandi bazi ururimi, ujya wumva ibyo bari kuvugana. Nka perezida babiri iyo bahuye bari kuganira, nizeye kumva ibyo bavugana. Iyo ni fast conversations. Ubwo impamvu tutitaye ku bintu bya grammar structures, uba warabirenze nyine. Ubuzi ibintu byo ibi hafi ya byose ububizi. Ubuzi byinshi muri grammar, za passive voice twavuze kwa za conditional clauses, nicyo cyiciro uburenze. Rero muri advanced uvuga neza, ikindi ukumva ibitekerezo nyine bigoranye, ndetse ukanumva ku bantu bari kuvuga vuba. Ubwo nawe ni kubuvuga kandi ubuvuga neza, ariko no kuvuga vuba wabishobora. Level nababwiye ntago nayise level kuko tuyita proficient. Niyo yingi uwo muntu aba ari proficient cyangwa se fluent. Niyo mpamvu turi kubabwira ngo the way to success, natwe dushobora kuvuga ngo the way to fluency. Inzira ijya kuba umuntu ari fluent
niyo mpamvu usanga buri wese afite inzozi zo kuvuga ngo I want to speak English fluently. Bivuze ngo fluent speaker ni umuntu umwe advanced ushobora gukoresha ururimi neza muri context iyo ari yo yose, akumva literal and pragmatic meaning. Umuntu akoze imije wabyumva gukoresha ururimi nyine mu buryo buri natural. Iyo uvuye muri advanced uba proficient, ari nako title isomo ryacu yitwa English Proficiency Levels. Ubwo bivuze ngo kugira ngo uzabe proficient ugomba kuba waraciye muri izi levels zose. Uba warabaye mu A1, mu A2, mu B1, mu B2, mu C1, then ukaza muri proficiency cyangwa se fluency bajya bita C2. Niyo waba uri umuzungu, niyo ari abanyamerika, abongereza, baba baraciye hose. Umwana akivuka bari mu A1 kuko nta rurimi bazi, agaca muri zino levels zose bakageze kuri level ya fluency. Nizere ko rero twumvishe levels. Umuntu wese wibaza ngo se ndi umutangizi kuko aba bose urebye n'abatangizi, abo mo hagati ndetse nabo hejuru hisumbuyeho advanced ndetse na proficient. Nta muntu w'umu proficient dushaka azaza kwiga, okay? Ariko umuntu w'umu beginner, umuntu w'umu elementary, umuntu w'umu B1, umu B2 ndetse n'umu advanced nibo bantu biga icyongereza. Rero tumaze kubona different proficient levels. Tumaze kubona amarevo y'icyongereza kuva umuntu atangiye kugeza ageze mu cyiciro cya nyuma. I promise you to meet in the next video. Mbijeje guhura muri video y'ubutaha kandi nizeye ko namwe muzamuhari. Kandi abantu mushaka kwiga icyongereza mwibuke ko twababwiye ko twigisha Monday to Friday. Twigisha hagati y'amasaha n'igice n'amasaha 2 mu buryo bwa online, tukaba dufite na weekend program ku bantu baba bari busy muri working days. See you.